erega umuntu mwasohoye save the date ari uzutekereza igihe none si icyo gihe nicyo mbaye kubwira ngo nibwo bwicanye yagiye gusura save the date atazi ko afite iyo sida yarabizi ni umwicanye oya nawe ukuntu ngo bazamugendeye nawe ntiyarazi ko afite sida yasohoye save the date none hagiye kugera cyane cyo kwipimisha aradawutinga aravuga ati ariko ibi bintu bazaje gupima reka mbanze ngende njye kureba ndebe ko hariyo n'abangwaye nzogende gandi free cyangwa kwa kundi nyine umuntu wese yabikora ngo ati ko tugiye kwipimisha mbanze nagende mbe sure uri kumva nawe gasanga yirwaye muri iyo period nge cyo gihe kwaticubuka nanjye nakwicubuka kugira ngo nice umuntu sinzi ko nubwica nice umuntu se Jesse ndagapfa nakwicubuka kugira giti urakagome koko ndabibonye nibwo ngikwitegereza subiramo nyitegereza ndabwitegereje urakagome ariko kugisukuri ubukwe bw'umunsi nabwica bugapfa dushaka tuzocuro zovaka ni gute pastor ashaka kuguherekeza ngiye mfite amakuru y'umuntu uri kumva pastor yaramuherekeje ahagarara kuri show umwana aragenda muri toilette zanika barazipima basanga nta ndafite hashize amezi 3 arabuzana hanyuma urambwira ngo iyo nda akoreshejwe iki ukibaza ko aba bana b'abanyamurenge basigaye bari tricky sana bose bazacuvuga ngo uburinzi yiga ubwenge n'inyoni kiga ubundi urumva warasaze arinda nanjye arinda nanjye no mucere numvisha ngizeho uburemere ndaza kuyasubiramo uzi ko hano hari abahungu barwaye sida cyangwa uzi ko hari abakobwa nabo barwaye kandi barazwi uzi ko hari abantu tuzi banduye kandi bakiri abajeni wakwisunze mugenzi wawe urwaye mugashakana ko bibaho Hey guys, twagiye kuba ikaze kuri ese uzukunda manje utangiye niba ari wogira amavuta twagiye kuba ikaze kuri AMTV show nk'ibisanzwe turabasuhuje cyane turabashimira ko mwifotoje kuri Two Stone image mwarifotoje kweli iyo cyicumweru mwarumvishije muza mwumva nicyo ganza mbakundira hari ukuntu nababwiye ukuntu mugomba kuzamusha kwifotoza kuri Two Stone none ubu nyine nabonye amakwe menshi fotorwa na Two Stone nimwe basirimu nzi muri iyi si Imana so rero nawe rero utarifotoza nawe ufite ubukwe nawe utegura ibirori runaka hamagara Two Stone gufotore ikindi kene gukoresha mu mutwe ibintu by'ibisirimu jya kuri Instagram wandikira umuntu kwa Pizza de Baba hanyuma rero usa n'uwumiwe nakurebye numiwe atwarize we Baba by professional hanyuma rero uyu munsi twagarutse nk'ibisanzwe ni muri za vibes zacu zo kwiganirira ibintu bimwe na bimwe bigenda bicicika amakuru yo mu muhana amakuru ahari aravugwa ko hari ubukwe bwapfuye hano hanze hari ubukwe bwapfuye bwishwe na n'agakoko gatera sida bwishwe n'agakoko gatera sida ko turazika ko ntabwo byo bisekeje by the way ubwo bukwe bwari bugeze ku mwisho kuri finale bwari bugeze kuri finale hanyuma pastor aje kubapimisha asanga umuhungu wande yego abahungu bazagenda batanga oya shari ngiye basanga umugenzi n'ubundi bwapfuye buziza umukobwa hari n'ubundi hari n'ubundi bwazize umukobwa ubwo we nyine sasa ukuntu buteye bwapfuye umuhungu bwazize umuhungu uri wagenza amatambi azana agakoko agasimba gatera sida isuzi ko ngo ubundi ngo sida ngo hari igihe ufite aho kutarwaye sida yego ibikiri virusi none bigenda gute iyo udafashe imiti neza ihinduka sida ariko ushobora gupima ugasanga ufite agakoko gatera sida ukanywa imiti kagashira ntigashira ubana nako ariko nta bugira bya bibazo by'ibyuririzi indwara akarwara kose kagufasha ngo kakurembye nese yari sida ugomba kugira ibyuririzi yego iyo ari sida yamaze kuba sida niyo yaba sida ugafata imiti neza nta byuririzi nkubwire ikintu impamvu iyo byabaye sida ikibazo cyabyo
iyo nyine ufata imiti neza yarabaye sida nyine birakorohereza ariko ntibibuza ngo akarwara kose kagufashe kakugiraho imbaraga karakurembya kabisa nubwo kaba ari grippe nubwo kaba ari akantu kose kagufashe ku mubiri abasirikare baba baramaze gucika intege ariko iyo bikiri virusi gusa ufata imiti neza sorry uba ufite amahirwe ko nta bindi byuririzi byagufata uko byishakiye ari nesi docteur nyine wataritse amaboko murabona murabona nabisobanukiwe cyane ni ukuvuga ngo uwo muhungu ntiyaramusanganye sida ntiyaramusanganye agakoko sinzi icyo bamusanganye ariko kimwe muri ibyo ariko bakimusanganye so ubukwe burahagaze kubera izo mpamvu kandi ibyo bintu ngera ibintu bijya bintangaza buno muri iki gihe ubu pasiteri yarinda afata akashorera mbizi neza ko ndwaye sida nkamwemerera atakira ukuboko bumupime yamara mbizi neza ko ari bujye kubitangaza mu ikanisa pasiteri yiwe sinabona akasamutwe ntabwo bivuga ngo kubera impamvu zihari izindi mpamvu mu rusengero nta kinyoma kibayo hari umubwiye ngo abeshe ikinyoma avuga ati kubera impamvu zabo bwite ubukwe bwapfuye ntabwo ari izabo bwite ntabwo ari izabo izo ntabwo ari impamvu zabo bwite ni ikibazo cyabaye kandi gituma urusengero El Shaddai cyangwa irindi rusengero urwo arirwo rwose rudashingira aba bantu ni ukubera ko hagaragaye umwe ufite aka kasimba ntabwo ntekereza ko ntagombye gutangazwa that's the first thing icya kabiri hari umuntu hari story nzi hari abakobwa baba bazi guca za kata zabo gutya hari story nzi umukobwa yararwaye sida yarabizi neza ko arwaye sida akundana n'umuhungu babaga Kasarani Kitengera ntabwo ndi sure hagati yaho ngaho ariko babaga hano muri Kenya barakundana bamaze gukunda ariko umukobwa we akaba abizi ko arwaye sida akaba abizi neza noneho arangije apanga gahunda y'ukuntu aziteresha inda wa muhungu save iri hanze apanga gahunda y'ukuntu aziteresha inda nyine azamutera inda apanga gahunda y'ukuntu azamwishira azamwiyenzaho ni ukwiteresha inda niko babyita ni ukwiteresha intanga nuko ndasoza oya none sizo nizo zituma abantu batwita nizo ndubundi nizo nda ari nazanyicira kuri icano okay nuko nyine yambaraga kuri se bakomeje ko mama usigara hano mpagaze kunanga vuga imbaraga zawe nta utayuda kura mu ikibwa mpagaze ku manga rero washize kuri kwimana nukunza ndirimba ngagaze yiguhagaze kuki mpagaze kunanga nima nkoresha imana impane nukoza nyiririmba uri ikibwa intanga zo bavuga iki imanga se ni iki imanga ni nk'ahantu ugiye umusozi kurya ntazafata mikrofone muwashira kuri papa rigenda bari kuzavuga mpagaze ku haleluya hanyuma umukobwa ajya kwiteresha inda ashukashuka umuhungu amutera inda yandira nafata abaramwanduje amuteye inda arangije umukobwa iwe niyo yashakaga inda kugira ngo atamubwira ngo urabona ko waneye inda ntabwo twakora ubukwe ntwite ahubwo twe tubomboke iwacu banyica nabivuga he ko ntwite pasiteri inde mpasi badushingira dutwite hano muri Kenya nawe urabizi ukuntu ari tricky sana nuko umukobwa agabafatishije umuhungu mu nzara gutya wa muhungu aratekereza iyo bwabaga aravuga ati nta kindi kintu nakora usibye nyine kubombora wa muhungu abageze gutya abaramubomboye abamboye umukobwa urwaye sida we umunyamurenge nimvuga ayo makuru aba bazi cyane barabamenya kako byabereye hano around noneho arangije barabanyari barabana ukwezi kwa mbere ukwa kabiri ukwa gatatu ukwa kane ukwa gatanu ukwa gatandatu ukwa karindwi ukwa munani ukwa cyenda umwana w'umukobwa ajya kugisa umukobwa agiye kubyara ageze ku bitaro arinjira baramupima baramubwira ngo ugiye kubyara ariko urasabwa kuza n'umugabo wawe akabanza agasinya ko
tugukorera ya operation bakora kugira ngo umwana azatanduye. Noneho ntago babibwiye umugore, yari ari kumwe n'umugabo we, baramugatse birashoboka ko waza ugasinya ko tubyaza umugore wawe mu buryo atanduza umwana. Umuhungu aravuga ngo umuvuze atanduza, ninde urwaye, ninde wanduza undi, hafi hari ikihe kibazo? Uri kumva aho ni ku munsi wo kuzara, hari ikihe kibazo gituma mushaka wa mwana wanjye ngo atandura? Nyina aranduye? Umuhungu ati nyina arwaye sida. Uwo nyina mumaranye amezi 9 mubana mu nzu nk'umugore n'umugabo, my dear. Kumva noneho arangije baramubwira ati rero ukuntu bimeze ugomba gusinya. Umuhungu yakubiswe n'inkuba, ni nko kukubwira gute se? Umva arumirwa abanzaje hanze gufata akayaga ngo agenda yumva ibyo bamubwiye ko biza mu mutwe akabitekereza. Sasa ndi guta mbona iyo foto, nikumva umuhungu aragenda aratekereza, arasinya, tukagenda njye gusinya byari ko nta mwanya wari uhari wo kwicara nabe exact. Umukobwa yari ari kugisa ari kubyara, aragenda arasinya, baramubyaza, abyara umwana muzima, umukobwa nawe muzima, barataha. Batashize ikintu cyabaye, wa muhungu abibwira imiryango. Wese ntiyihutiye kujya kwipimisha. Nyine nicyo cyabaye, abibwira imiryango, abibwira imiryango ati genda ujye ataripimisha, genda ujye kwipimisha, usanga uyigwaye nuko mubana amahoro, nuko mubana. Ariko sha niyo nasanga ndwaye enye ntabwo twabana. Enye sida imwe zibisatu zimwe, uko umuntu yanakwicara mu nzu. Nuko arangije umuhungu ajya kwipimisha, ari igitangaza cyabayeho. Umuntu bamaze amezi 9 baryamana nta protection, yasanze atarwaye sida. ntabwo biba bazavuga ngo hari amaraso atinda kwandura. Ubundi kubwira ngo bazaba bivuga hari abantu ngo nyine nta muntu utakwandura, ariko ngo hari abantu bafite amaraso nyine atinda cyane kwandura. Uye biranashoboka ko abana n'umuntu urwaye sida kandi kujya muryamana ntuhite wirwara ako kanya. Ntago ari tiktak like ngo nujyamana n'umuntu ufite sida ngo urabize ukwibyukanye, ntago ari uko biba biteye. Uri kumva? Nuko rero umuhungu aragenda kwa muganga asanga atarwaye sida. Umva yari amashimwe, wazubwira ngo se habaye iki kuri we. Yamabwira umukobwa ati ngaho genda jana n'umwana wawe ayiwe mugende, umwana wanjye mwarakoze mugende mu nama mukuru, nagera igihe cyo gutaha umwana azaza, ariko wowe iwanyu. Nakumva rero iyo story ni tricky abantu basigaye bakoresha kubomboka ntago ari bibi, ariko ukamenya impamvu mubombotse. Umuntu taba gukubiranya mu dufuka ngo yamagira gutya. Nese ko nzi ko n'ababomboka babanza kwipimisha. Sasa nawe n'abasirimu ntago ari buri muntu. Baza abantu babombotse, abantu 90% mwabombotse mwanyuze ku bitaro. Ngiye noneho niba ariko nyine nabyumvise inshuro nyinshi, nzi ngo umuntu wese ugiye kubomboka nyine kuko ababiziranye n'umugore agiye kubombora, abaranza kumubwira ati okay umunsi wo kubomboka rya joro ryo kubomboka babanza guca ku bitaro. Ni bake maze bake yewe, kubera ko hari ukuntu abamambre duteye, uzure wa mugenzi wawe ukamubona nta sida yogwara. Swari wogwara uko sanza twigwa n'uyigwaye ndapfuye ndashi, ariko sinozongera no kujyamaho. Inya nuko none ko bakoma tekiza ngo nagwaye sida tuvugisha, none nkarashwe girlfriend wa mwirwa na mama nijoro. Wenda mwaryamanye birenze rimwe, ntago tuvuze ko bitazabibaho. Mwavuga ati ubundi umuntu uko n'ubundi dusangwe gahunda ari gahunda, ndaje kumupimisha se kandi n'ubundi byarabaye. Kuko abakobwa b'iminsi nabo ntago bari shyashya, asigaje gutwara umuntu yarasanzwe ari umugore, sibyo? So agatekeza akavuga ati n'ubundi uyu nguyu ni ibisanzwe, n'undi ntacyo apimisha, nta n'icyo nyiramira ndapimisha. Ariko habe n'abatarabikoze, hari igihe gusubira mugenzi wawe ukumva uramwizeye. Hari ukuntu duteye twebwe tuza twizera cyane ngo kubera ko umunyamurenge mugenzi wanje, kubera ko duhorana, kubera ko twabanye cyane ntago yogwara sida, mba narabibonye. Ukumva uba warabibonye. Ese ko mfite amagambo menshi, ariko iyo nkuru nge irankushije. Mvisise inkura no muri mood, ndi kwitekereza kuri uyu mukobwa. Afite ubugome bwinshi. Ntago ari ubugome na legasi.
none se uzi ko ufite ikibazo nk'icyo gikomeye ari wowe ubuzima bw'umuntu ukuri kw'Imana nabimubwira ndagapfonge warine sina uzi ko kuri abihwanye no kwica aho kubikubwira nakureka nkakureka nyine siko kubikubwira se nyine kubibwira umuntu ni inzira nyinshi nakuhakanira ko tutagishoboye gukundana erega kwiga umuntu mwasohoye save the date ari uzutekereza igihe none si icyo gihe nicyo mbaye nkubwira ngo nibwo bwicanye yagiye gusura save the date atazi ko afite iyo sida yarabizi ni umwicanyi oya nawe ukuntu ngo buzamugendeye nawe ntiyarazi ko afite sida yasohoye save the date none hagiye kugara cyane cyo kwipimisha aradawutinga aravuga ati ariko ibi bintu bazaje gupima reka mbanze ngende njye kureba ndebe ko hariyo n'abangwaye nzogende gandi free cyangwa kwa kundi nyine umuntu wese yabikora ngo ati ko tugiye kwipimisha mbanze nagende mbe sure uri kumva nawe gasanga arayirwaye muri iyo period nge icyo gihe kwaticubuko nanjye nakwicubuka kugira ngo nice umuntu sinzi ko nobwica nice umuntu se Jesse ndagapfa nakwicubuka kugira igiti urakagome koko ndabibonye nibwo ngikwitegereza subiramo yitegereza ndabwitegereje urakagome ariko nkubwisukuri ubukwe bw'umunsi umwe nabwica bugapfa uriya muhungu yasanga yanduye kugeza ubu ariya maraso yiwe yari kuzamwandikwaho ni ukuri kw'Imana niya Mana nyine igifite umugambi ku muntu ivuga ati uyu ni inzirakarengane reka nyiporoteje ikarinda uyu muhungu kugeza amezi 9 atanduye abana n'umugore wanduye ibaze we hari ibintu bibe hano hanze ukabireba hari n'ibindi byeze bako ntibihuye n'ibyo ugasanga umuntu bagiye kumushingira aratwite kandi iyo nda nyine yaritwaye atarashingirwa ariko kandi pasiteri yaramupimishije yarabaherekeje arapimisha inda arayibura kandi ayifite ukibaza uko byagenze ukibaza ahantu kandi yajya kubyara akabyarira amezi 6 amezi 5 kandi pasiteri wenyine nyiri kanisa yaripimiye yaramujyanye agahagarara ku muryango w'umusarani ati zana inkari umwana w'umukobwa akazana inkari ziri kiriya trick sana ambia mwenzako ngo trick sana muribaza ibintu bigenda gute uri kumva ibintu ni trick sana nyine abantu uko bigenda nyine singo ahubwo tugiye dushaka tuzocuro zovaka ni gute pastor ashaka kuherekeza ngiye mfite amakuru y'umuntu uri kumva pastor yaramuherekeje ahagarara kuri show umwana aragenda muri Swahili Tanzania barazipima basanga nta ndafite hafi za 3 arabizana hanyuma urambwira ngo iyo nda akoreshejwe iki ukibaza ko aba bana b'abanyamurenge basigaye bari tricky sana bose bazacubuga ngo uburinzi yiga ubwenge n'inyoni kiga ubundi urumva warasaze arinda nanjye arinda nanjye no mucere numvisha ngizeho uburemere ndaza kuyasubiramo uri kumva nanjye bayarinda ntakoresha tumwe ariko sida ni aho n'ubwicanyi niho kuvuga gufasha uburozi ngiye kubuhereza kwinapfe ariko indayo ni ibintu bisanzwe ugize Imana ukabona uko umucere ukayihisha uwo mucere ubwo se umucere nga gute nongiwe hari fact nje niboneye uwo mupasiteri ari too serious mubabwiye mwese mwuko bamwemera ko atari umuntu wozana ibintu by'amanyanga kuko hari inkuru yabaye y'umutipe asanga arwaye sida araza arabitangaza aravuga ngo njewe pasiteri runaka nagiye kubapimisha nsanga uyu muhungu arwaye sida none ubwo impamvu kibaye uwo ni we same pastor bavyariye amezi 3 ari we bapimishije n'ibintu bijya bibaho nibyo ndi kubabwira ngo ubu nyine inyoni ziza ubwenge nubwo abarinzi nabo bakanuye ariko inyoni nazo umenye ko atari ibipfu ariko ndaza kubabwira akantu kari tricky sana tuza kwigira hamwe uburyo biza bigenda gute uko ni gute biza bigenda njye sindamenya ko biza bigenda ariko nyine tuzocukumbura tumenye ngo abakobwa ni yihe mitwe mufite mayaje
so ariko rero ikibabaje tuve ku nda Kwewe nyine turi hano kuri sida. murakeka ko ari iyihe mitwe none Turacayigaho tuzobibabwira muri Turazi. imbere. reka duhagarare kuri sida sida yo ngewe umuhungu cyangwa umukobwa aba yabizi neza ko arwaye icyo mpamya cyo ni kimwe ntiyakwemera ko pasiteri amushorera ngo agiye kumupimisha n'amazi ngo bitangarize kanisa ngewe mbaye mbizi ko nyifite sinakwemera ko anshorera icyo ni kimwe mpamya ko aba bantu bashorera bagasanga barayirwaye ntabwo baba babizi ariko mu kutabimenya ni ubujiji bwabo kuko before yuko pasiteri akujyana wowe uba ugomba kubanza kwijyana uba ugomba kubanza kwimwe nk'uyu mukobwa kwinavuze we yagiye mbere amenya ko byamubayeho ashaka indi mitwe kugira ngo bitagaragara mu bantu badatangaza ngo ubukwe burapfuye kubera ko runaka atwite nako afite sida so ngewe niyo nama nagira abakobwa ariko kandi niba ubizi ko urwaye uzi ko hano hari abahungu barwaye sida cyangwa uzi ko hari abakobwa nabo barwaye kandi barazwi uzi ko hari abantu tuzi banduye kandi bakiri abajeni wakwisunze mugenzi wawe urwaye mugashakana ko bibaho Umushaka bimubwira. umushaka umubwire kuko No, njye na twumvaye gute. Ntago ari ngombwa umuntu urwaye ngo ashaka urwaye. Njye namushaka. No, njye nashaka urwaye pe sinajya kwanduza umwana w'abana. Ntago ari ngombwa ngo mwase mwabaye kuki muhora muri analog. None se twabana tutabana. Kwerekere kuntu biza bigenda. Ishya tatuza nakoreza. Ntayo ntago ari yo ngiye nayo ngiye kuvuga. Ntago ari kumanga. Hari ubu nyine turi mu yindi si yagiye ushobora kubana n'umugore urwaye sida mukabana imyaka yose y'ubuzima bwanyu atakwanduje sida kandi mukabyara bigenda gute hari imiti umuntu urwaye sida anywa ituma atanduza mugenzi we yego oya if I'm wrong mwese muze muri commentaire hari imiti ubu nyine irahari umukobwa urwaye sida arayinywa daily akabana n'umugabo utarwaye sida mu mahoro ubuzima bwose bwo kuba kwabo nta mahoro n'urugero ugira nuko yabanywa nuba bamwandikiye ipaki imwe akanywa zitatu sinogira amahoro hari na testimony nayibonye kuri social media ntabwo biba ni kwa yago njyewe Aline ntabe nawe kwini uri kuvuga iyo nkuru njye cyese nta mukunzi hewe mana Israel we abe rugoro mukunda nkamukunda urukundo rumeze gute bamwandikiye kire 2012 none se niba anywa ibinini bituma atanyanduza kuki tutabana ariko ibinini ni ibinini ntabwo uzuja murona po afite urushinge mu hano rumurinda kubyara agasama ese ubundi iyo sida uhawe itinya n'ubundi ko gupfa tuzapfa n'ugupfusho ginyo kusiba yizi ujoga inyo ubundi n'upfuzo ujoga iki oya uzurupfu uzopfa none kubugiye kwihitira mu rwuzopfa nta muntu uzi ntago abantu bose ababisemo no niko nkubwiye ngo ushakanye n'umuntu urwaye sida ubuzi neza kuzicwa nayo no icyo ikinyoma cyuzuye ugwara sida ukicwa na sida urwara sida ukicwa n'iyindi ndwara itari iyo ngiye ariko rero kwishora ku muntu wirwaye ubizi neza ko uyu muntu yanduye ukavuga ngo kubera ko mukunda azanywa imiti ntazanyanduza biriho ari nzabakwereka umugore n'umugabo babana bamaranye imyaka 18 kwa yago barahari umukobwa arwaye sida umuhungu ntago arwaye sida bafite abana batatu bamaranye imyaka 18 n'ubwo nyine umugabo ni muzima so nari mvuze ngo ubu nyine isi tugeze nyine ngiye navuze njyewe yari sinajya mu feelinga icyo ni icyambere why kubera sida nyine yozaja nkavuga ati nagira gatoya ndandura izina ry'Imana mu ijuru nintusha gatoya caki none cyangwa uyu munsi ntiyakinyweye najya nkorana ibitekerezo bitari murongo nkavuga ngo ese ahubwo ngiye ndwaye nabana n'uyirwaye tugahana ore tukavuga ngo tuzaza tunywa ibinini 2:00 nkamenya ngo dufite ikibazo kimwe apana uziko nawe utarwa nyine ko bundi mugorogana nabaga mugwaye mwese ntago mugwaye kimwe zifite step nyine mbandi zifite ama levels
uri kumva hari level ya mbere ya iyo uri kuri level ya mbere ukaryama n'umuntu uri kuri level ya 5 sikahita kuzamura sasa urumva tagabantu umuntu ugwaye sida agomba kubana n'ugwaye si uzi impamvu barabakurikirana none se reba akakubwira reba nk'aya makupure nk'aya amakosa y'inyuka bakavuga ngo runaka ngo basanze arwaye ko buca ukumva yashatse waperera neza ugasanga yashatse undi urwaye hari ukuntu babakurikirana bakavuga ati wowe iyawe imeze gutya n'iyo yimeze gutya none mujye mubigenza gutya mumfate iyi miti kugira ngo uyatazamura uyu uyatamanura uyu bagenda babakurikirana ariko byibura mukaba ariko uzubana n'umuntu utarwaye uzwa mwajya mukorobana akagucurira kuko ati wowe njya mubona uzonkeba nubwo nk'imiti rimwe uzontema kugira ngo unyanduze ahubwo saka kubisema iki kintu rero kiragoye wa mugani ariko uyu munsi inama nyamukuru nge nagira abantu kuri ubu nyine tube maso hari tricky na tricky sana kumva yaba ari umuntu ko gutwita afite ukuntu asigara cenga n'inda ntibayibone yaba ari umukobwa ugahita afite ukuntu ashaka gucenga akagenda bakamupima before akazana amakaratasi atarayiwe arajyanye n'undi muntu icyo ni icambere cyangwa se akagira ukuntu avugana na docteur agasohora ibisubizo biri ronga so ni mpamvu ugomba kwipimisha aka gatatu mbere y'uko ujyana umugore wawe rwose pe kandi ikindi reka kureba mugenzi wawe ngo ubona atogwara waye ingwara uza ahantu iba ntago wabimenya ureba mugenzi wawe ngo asida cyane uzi umureba wiruke uzi umureba ubona agakoko bizagufasha so tureke kwizerana biri too much kugira ngo bizadufashe gushaka abantu bari perfect so ntago mvuze kandi batagubagwaye sida batagomba gushakwa ahubwo mugomba gushaka mubizi kugira ngo bizanabafashe sibyo numva ari ibyo ngibyo Imana imbaho umugisha rero mwakoze mwumva iyo nama kwina bagiriye turabashimiye kandi Imana ibahagasanire mukomeze mukande subscribe naho gutaha ciao